Bwira abanyarwanda bakore subscribe. Abanyarwanda ni uguhaguruka bagahagarara kuko ubuzima bwo muri iki gihe ntibworoshye. Ndikukubwira bwira abanyarwanda bakore subscribe. Ni kamanene. Subscribe bibanza bivuga ndakubwira nyuma. Subscribe. Babwire bakande subscribe. Abanyarwanda ni bakande spray biragoye. Biragoye. Udigite sa twagisa sa bu si kra bu subscribe aho byatangiye ku subscribe ni ukuvuga ngo turabashimira. Ibihe byiza mwebwe mukurikiye HB Channel. Uyu ni umwanya twabateguye kujya tucishaho ibiganiro kuri HB Channel mu gihe kitari kirekire kandi kitari kinini. Ikintu mbifuriza mwese ni ukujya mureba amakuru aturutse kuri HB Channel. Hazajya hacaho ibintu bitandukanye, cyane cyane ubuhamya bw'abantu. Dore imbere kuri kamera hari umugabo w'umusore rwose, yambaye ingofero nziza cyane yitwa Bonjour Pare. Ubu ni ingofero nakuze nyubaha cyane ko n'abantu bayambara mbuba. So ikintu mbasaba cyane ni ugukora subscribe, mugakora share, comment, like kugira ngo n'abandi inshuti zanyu zikomeze zirebe ibiganiro bituruka kuri HB Channel. Reka duhe ikaze uyu mugabo uri kuri kamera. Komera muze. Muraho neza. Umeze neza? Meze neza. Ndakwishimiye kuri HB Channel. Nanjye ndakwishimiye. So ndagira ngo tuganire uyu munsi. Nabihize kenshi nshaka ko tuganira. Ubundi Ngenzi wagwane bimeze bite? Ngenzi ndaho. Ndi umusaza ugerageza gushakisha ubuzima bwa hano hanze. Sasa ubu ngubu nta mpamvu tutaganira. Imana ishimwe cyane. Imana iguhe umugisha. Nawe. Sasa barangiye mu mico wanjye nkunda kuganira n'abantu bakuru. Ni byiza cyane. Abantu bakuze nkunda kuganira nabo, mbakuraho inama. Ubona abantu benshi umuntu abashaka kubakura amafaranga, ariko njye buri umuntu mukuru niyo twaganira kuko bafite inararibonye. Abafite inararibonye rumva bya kera. Hajye uba wavutse muri 70. Navutse muri 45. Muri 45. Ubwo ngubwo no kuvuga ngo intambara ya kabiri yabaye uriho. Yarangiye mvuka. Yarangiye uri kuvuka. Yego. Maze igihe. Wari ingoma nyinshi. Yego. Uri umunyarwanda ariko? Ndi umunyarwanda. Uri umunyarwanda, birumvikana ikinyarwanda urakidudubiza neza. Ndakivuga. Sasa Ngenzi ni izina ry'Inyarwanda birumvikana. Ngenzi muri iyo myaka yose yabayeho gute bimeze? Tunyuremo muri make. Habayeho leta nyinshi. Birumvikana. Nkanjye umwami Mutara Rudahigwa yaranyoboye. Nari umwana icyo gihe. Mutara Rudahigwa yarakuyoboye. Yaranyoboye. Birumvikana. Ku buryo natanga nari umunyeshuri wigaga primaire. Yatanze ndi Bujumbura. Wowe kigero uri Bujumbura? Niho nigaga primaire. Ubwo icyo gihe abana b'abanyarwanda bose bigaga i Bujumbura bagiye kureba aho yaguye. Kuri Hotel Paradise. Yes. Ubwo ubuzima bukomeza gutyo uri Bujumbura, uri umusore uri kwiga i Bujumbura. Yego. Bujumbura haba gute, uhava gute, bigenda gute? Nagiye papa yagiye kunsabira ishuri. Bari banyirukanye muri école primaire. Niga cinquième primaire. Hanyuma padiri aranyirukanye papa amanukana i Bujumbura, yarasanzwe hazi. Hari mwishywa we. Mwishywa nsabira ishuri kuko yari umwarimu hariya.
kuri école officielle de quartier de Ngagara bayitaga layike. Itandatu na rimwe tuje muri vakansi nibwo demokarasi ya mbere yatangiraga, bayitaga demokarasi mputu, ikuraho ubwami. Icyo gihe 61 nibwo 1961 nibwo demokarasi yaje ikuraho ubwami. Icyo gihe ruri Bujumbura aho narindi muri vakansi mu Rwanda. Nuko sinongeye kwiga. wese urivamo? Ndivamo. Wari ufite nk'imyaka ingahe icyo gihe? Nari nko muri 15. Amashuri bayasohoje gutyo. Ubwo sinongeye kwiga. Ubwo se wumva uzabaho gute? Ntago bitekerejeho cyane. Wese urivamo gutyo. Narivuyeho kuko sinari kubona uko niga. Ubwo twarahunze. Mwarahunze. Biburudoba nyine birivanga. Turahunga tugeze Burundi nk'abarazirya. Papa yemera kugaruka mu Rwanda. Ati ntabwo nzemera ko abana banjye bazapfa n'inzara. Nsubiye mu Rwanda bashaka banyica. Kugaruka mu Rwanda. Ubwo nawe ugangana n'ababyeyi? Turagarukana ariko mu nyuma naje kubasezerana isubiriye Burundi. Nsubira Bujumbura. Bujumbura habonye iki icyo gihe ku buryo watumye uvuga uti reka nsubire Bujumbura mve mu Rwanda? Kandi nabonye ko ariho nzi maze kumenyera nashakiraho imibereho. Ubwo narahabaye. Uragerageza. Shaka gushakisha imirimo y'amaboko. Icyo gihe se byavuyemo cyangwa? Cyavuyemo kuko nibyo nakomeje ngenderaho n'ubu nibyo bikintunze. Nibyo bikigutunze. Kuri iki gihe umuntu ahuye n'umuntu w'umusaza uri mu myaka yawe, ni umuntu wubahwa cyane, amufata nk'umuntu nyine ukomeye cyane. Yego. Ibyo bintu nkawe byumvishe biguha nyine ye motivation, biguze imbaraga mu buzima bwawe? Bituma ndacika intege mu bikorwa nkora. No kugeza kuri uyu munota nabikuyemwo ubwenge. Kugeza ubu nibyo byantugiye umuryango n'ubu. Kuba uri umuntu mukuru. Yes. Nibyo bigutungira umuryango. Kugeza n'ubu. N'ubu ngubu. Ibyo nakomeje nibyo byantunze. Yes. Ibujumbura tugiye ko abaye Bujumbura. Muri za mirongo 59, 62, 63 kugeza ejo bundi Inkotanyi zifashe igihugu. Nibwo wahise uvuga uti ngomba gutaha mu Rwanda. Utawumva ufite amahoro cyane. Kuko kuba mu mahanga ni ibintu bigoye cyane. Nta mahoro ugira. Bahora mbese bakubuza amahoro kubura umunyamahanga. Hari umugani w'umugenurano mu Kinyarwanda uvuga ngo amahanga arahanda. Siko bimezera? Arahanda kuko ni mabi. Ahanda gute nyine nkanjye sindagera mu mahanga ngo byibuza numva ukuntu biba bimeze cyangwa? Reka nkubwire uko amahanga ahanda. Iyo uri mu mahanga naho waba ufite amafaranga menshi, ntabwo uba wisanzuye nk'umuntu uri iwabo. Isaha n'isaha ibintu byawe utunze waba ucuruza barashobora kubikwambura ntugire icyo uvuga. Urumva ko kutagira igihugu biba bigoye. Urumva umeze nk'umuntu w'umunyururu cyangwa mu Kinyarwanda kidasobanutse w'inzererezi. Nta gaciro uhabwa. Nta gaciro uhabwa, nta byangombwa. Iyo umunyamahanga bihora bihinduka ibyangombwa. Kereka hashisere tu. Nibwo nidahinduka kereka batashye mu gihugu cyane. So noneho ibyo bintu urumva ukuntu byagiye bigorana, bigongana, bikuvanga. Kandi icyo gihe rwose ntabwo ibintu by'amashuri byari byakaba ibintu bikomeye cyangwa bihabwa agaciro. Ntibyahabwaga agaciro. Ni ukuvuga ngo avuye mu ishuri umubyeyi aravuga ati nta kibazo. Umubyeyi jewe intambara imaze kuba yo mu Rwanda ariyo bavuga ngo demokarasi mputu ya mbere yakuyeho ubwami. Ni ukuvuga ibyo kwiga
byarangiranye no guhunga. byarangiranye no guhunga. Sinongeye gushaka ishuri. biba birangiye gutyo. ubwo utwo se wari warize uracyatwibukara? hari utwo nibuka. ubuse mwigaga icyo gihe igifaransa, icyongereza, iki? Twigaga ikinyarwanda n'igifaransa primaire. ubu twagana nko mu gifaransa bikavamo? oya, twavugana bike. bike urumva umwana wo muri primaire. igifaransa sinakubwira ngo inshinga zose ndazi, ariko wari utwumenye. reka tuganire nk'amasegonda 40 twumve. bonjour. Comment ça va? Oui, ça va bien. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Ngenzi Joseph. Où vas-tu? Je vais promener jusqu'au marché. urangiye ntabwo igifaransa nyizi neza, ariko ahubwo ushaka kukinyigisha. uvati ugiye ugiye okay. ikinyarwanda cyo urumva burakizi, igiswahili se cyo ndakizi nacyo. unayitwa Ngenzi Joseph. Yego. Joseph ni igifaransa harya? Joseph ni igifaransa, ariko mu kinyarwanda ni Joseph. ujye uvuga Joseph rero. Joseph. Ngenzi Joseph. ariko njya mbona uri umusirimu. ubusirimu wabukuye kuki ko wumva abaye mu Burundi ukagera ukavuga ati ndahavuye gutya na gutya, kandi ngewe nkubonye imyambarire, ikoti ryakwire, isaha ntugibura, iyo ngofero ubundi kera baratubwiraga ngo umuntu yambara ngaba ari umuntu urenze cyane. uri umusirimu. ubwo busirimu wabukuye kandi utarakunze kuba i Kigali? nakunze kuba mu mujyi wa Bujumbura, nkabona bankuriye abantu b'abasirimu uko bambara, mbese mpakura ubwenge. wakura ubwenge bwo gusirimuka. mu gihe cy'urugendo rwawe nta kintu wigeze wicuza cyangwa uvuga uti ikintu cyose sinagikoze neza? kuko buri imyaka wagiye unyuramo yose nta wagiye unyura, ntabwo ibintu byose biba byaragenze neza. hari ibyagenze neza, hari ibyagenze nabi. hari n'ibyagenze nabi. ibyagenze neza urabyishimira, none se nk'ibyagenze nabi birakubabaza. ni nk'ikihe kintu cyakubaje mu rugendo rwawe rw'ubuzima ukavuga uti hano nararangaye gutya na gutya? ni nk'ikihe icyagenze nabi cyane kuri jyewe? iyo intambara itaba mu Rwanda ya 61, ubwo mbona narakomeje amashuri nkiga nk'abandi. ariko kubera intambara yabaye abantu bagahunga bagata imitwe kubera intambara yabaye, birambabaza cyane kuba ntize nk'abandi. birumvikana. ubwo byangendekeye nabi kuko nari mu ishuri ndivamo. wari mu ishuri rivamo kubera intambara. ubwo wenda icyo kintu cy'intambara cyo hari ukuntu umuntu ikintu kimubaho agacamo nk'imyaka 10 akiyakira ko byarangiye. nibyo nakoze rero. naje kwiyakira, mbonye yuko ntagishoboye kwiga, nibwo natangiye ubushakashatsi bwo gushaka imibereho yanjye ku giti cyanjye. ntangira imirimo yanjye n'ingufu zanjye kurangiza ubuzima izisaho ubayemo Ngenzi Joseph. bumeze bute? urabwishimiye cyangwa se uko bugenda ubona bugenda bute? kubera ibihe byagiye bihinduka, ntabwo bigenda neza. birumvikana. situwasiyo zagiye zihinduka, imikorere ya kera siyo y'ubu. birumvikana. ubwo rero dukomeza dushakisha imibereho, ariko ntibigenda neza. ntabwo bigenda neza. kubera aho hantu rero niho nshaka kugarukaho gatoya. impamvu bitagenze neza ni uko wenda waba utarize. birumvikana cyane. ariko nanone hari abandi bantu benshi babayeho neza ariko batize. yego. ndashaka kugaruka kuri ako kantu gato ko bati wenda ntabwo nize, naje kumenya ko nize njya mu buzima bwo gushakisha, ariko se narangaye gute? byagenze bite? ya Ngenzi, dusoza rero turagushimiye cyane ko twaganiriye. wakoze kuduha umwanya.
mwakoze namukunyakira. Ariko hagati aho ngaho gira nk'ubutumwa ugenera nk'abanyarwanda, abanyarwandakazi cyangwa se nk'urubyiruko muri rusange. Cyane cyane urubyiruko. Urubyiruko narwifuriza gushaka gukora cyane ku buryo bagifite umwanya muremure wo gukora, bakazagera nko muri myaka ndimo baragize icyo bigezaho. Gukora cyane cyane. Gukora, nta muntu udakora birumvikana. Ntawe udakora. None ko nta muntu udakora, ubwo akoze bikanga, kandi buri we utubwiye ko urubyiruko rwose rwagerageza gukora uko rushoboye kose rukiteza imbere, akoze bikanga nihe nama mugira? Bikanga, akoze bikanga ni ukugana banki akaguza ariko banki ntiguha amafaranga. Banki ntiguha amafaranga idafite ikibona nawe uhagazeho wigejejeho. Urugero naguha, nigeze kujya njya kuguza amafaranga muri banki, ariko kubera ko nari mfite igishoro gike nkajya kurangiza kwishyura nataye umutwe. Wazubaye cyane? Nazubaye mbona. Cyangwa wajyanaga mu bakobwa n'abagore? Oya, ibyo abakobwa n'abagore sinajyagamo. Ni nacyo cyantunze. Urabona iyi myaka mfite, iyo nza kujya mu bagore umumva narapfuye. Uba wararwaye iby'indwara bidakira. Urugero naguha, hari abagenzi banjye twakoranaga bakajya bajya mu ndaya, bapfuye kera, barashize. Birumvikana. Mfatanije n'Imana yandemye, yarandinze. Ntabwo nakunze indaya. Oya. Ubwo urumva hari ikintu abantu benshi bavuga ngo abagore n'indaya, ngo n'inzoga, ngo bisubiza abantu inyuma. Uko ni ukuri. Byanyabyo? Gute? Abagore dore ukorera udufaranga, wahura n'indaya, turakaza neza biryo byizanye. Indaya ikabira kwakiriye. Twa dufaranga niba wadukoreye akakwereka akabari, mukajya gusangira burusheti n'inzoga, na wa mutawe wari gukoresha mukawurya ugashira, ugasigara urimbwa, ugasigara ubunga ku gasozi nk'inka, ku gasozi uri nk'umusazi. Uwo byo ntabwo wabigiyemo warabyirinze? Oya, narabyirinze cyane. Niyo nashakaga nk'umukobwa nafataga umwe numvise byanze. Wumva umusonga wanze? Yego. Nkamufata nkagenda tukaryamana, ariko nabwo akazi wanjye sinajyaga iwe. Tukararana bugacya akagenda. Ariko ari umwe. Ubwo ni ukuvuga ngo iyo umusonga wanze, yego, ni gutyo umuntu yikemura ikibazo. Yego, ariko bitakubwiye ngo ubihe umubiri wawe wose, umutima wawe ujye mu ndaya. Iyo ugiye mu ndaya ubimbwa, wituba nyakabwana. Icyatumye ntabikoze nuko byatumye niyubaka ngashaka n'umugore nkaba narabyaye. Kandi n'ubu muracyabana? N'ubu turacyabana. Ese umugore washatse ukiri umusore niwe ugifite? Niwe ngifite, n'umukecuru imyaka 75, njye mfite 80. Reka da. Yamurongoye mfite murusha 5. Ubu turacyari kumwe. Urumva ko ngaho witwaye neza n'Imana bigufashije? N'Imana no kugeza kuri umunota no kubera Imana. Imana idahari nta buzima. Imana idahari ntacyo wakora ngo kigende Imana idahari. Cyo nuko byagenze. Nuko byagenze. Hanyuma rero nari mfite ibintu ntagaya. Intambara yabaye hano mu Rwanda ni Burundi yari ihari. Nari mfite nk'urusanduku rwuzuye imyenda. Ibyatangiye hano na hariya barabisahuye. Nageze mu Rwanda nta n'ifaranga nari mfite. Uko byagenze? Byaturutse ku cyubwo? Ni intambara. Nta keza k'intambara. Intambara ni mbi cyane. Ubwo barabisahuye ibyo nari mfite. Wageze mu Rwanda nta faranga nari mufite? Ntaryo mfite.
ndavuga nti abana bazabaho bate ntangira hari amahoni ijana y'amata ntangira kujya nterura imizigo nk'uko ubona abakarani baterura uri umuntu w'imyaka 50 ngo ni wari ushaje oya nari nkomeye wari ukomeye nateruraga sase nkandikiro nkayishyira ku bitugu ngapakira ahantu muri stock cyangwa pakuru ubaho gutyo uradunda kugeza kuri uyu munota turagushimiye cyane kuba waje kuri ACB Channel bwira abanyarwanda bakore subscribe abanyarwanda ni uguhaguruka bagahagarara kuko ubuzima bwo muri iki gihe ntibworoshye ndiko kubwira bwira abanyarwanda bakore subscribe ni kamanene subscribe bibanze bivuga ndakubwira nyuma subscribe babwire bakande subscribe abanyarwanda ni bakande subscribe biragoye udigite sa twagisa sa bu si kra bu subscribe aho byatangiye ku subscribe ni ukuvuga ngo turabashimiye mwese mukuri ACB Channel tubashimiye ko mwakoze subscribe n'abatarayikora muyikore naho butaha